Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Ndashima Imana cyane kubw'uburinzi bwayo, kandi ayishima cyane yuko yemeye ko ari nge tugiye kuganira amagambo yayo. Ngewe tugiye kuganira nitwa Pastor Assumpta Uwimana mu impundu. Ndashima Imana cyane rero kubw'uyu mwanya nsengera muri Tesida Holy Church. Ndashima Imana cyane kandi no kubw'umushumba wacu mukuru Bishop Albert Rugamba, Imana yacishijemo kugira ngo uyu munsi ari ngewe inyuzamwe amagambo yayo. Ndabaha ikaze rero mwese bakristo dusengana Betesida aho muri hose, muhawe ikaze muri iki gitondo kugira ngo dusangire amagambo meza Imana yashyize ku mutima wanjye. Mpaye ikaze kandi n'abandi bose bari hirya no hino ku mpera enye z'isi, mwese muhawe ikaze kandi mwese ndabashuhuje. Twese duhabwe umugisha biciye muri aya magambo Imana yampaye. Mbere yuko dutangira ijambo ryayo rero, reka Mana nziza ndagushimye, Mana nziza ndaguhimbaje, Mana nziza ndakunezerewe. Ushimwe yuko uri umunyembaraga, ushimwe cyane yuko uri umunyabubasha. Mu byitwa Imana byose nta Mana twigeze tubona imeze nkawe, niwe wenyine wera. Urakoze kuko tugeneye umunsi mushyashya, ni umunsi mwiza uturemeye ngo tuwunezererwemo. Turasenze cyane ngo iri jambo tugiye kumva uriherekeresha imenyetso n'ibitangaza. Jambo ryawe riratubwira ngo nk'uko imvura na sheregi bimanuka bigatosa ubutaka, ngo niko n'ijambo ryawe ritazamanukira ubusa. Uyu mwanya tuwushyize mu biganza byawe, reka utubere uw'umumaro, reka ijambo rikore kuri buri wese. Abarwayi baryumva bakire, bari mu ntege nke baryumve bongere basubizwe intege mu bugingo. Abari hirya na kure bumva ari iryabo, mu izina rya Yesu. Nanjye ugiye kurivuga ndagusabye Mwami mwiza ngo mpagarane nawe, uko warisobanuye nuko warimbwiye nuko urishaka rimanuke gutyo. Urakoze, turagushimye ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho ni 10. Turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 19. Kuva ibice 10 tuve ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Mose arambura inkoni ye hejuru y'igihugu cya Egiputa, Uwiteka azanira icyo gihugu umuyaga uvuye iburasirazuba, wiriza umunsi ukesha ijoro. Bukeye uwo muyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige, zikwira mu gihugu cya Egiputa cyose, zigwa mu ngabano zaho zose. Zari icyago gikomeye cyane, uhereye kera kose ntihigeze kubaho inzige nk'izo, ntizizongera no kubaho. Zizimagiza ubutaka mu gihugu cyose, igihugu kibamo umwijima. Zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu, n'imbuto z'ibiti zose rwa rubura rwasize. Mu gihugu cya Egiputa cyose ntihasigara ikintu na kimwe kibisi, naho cyaba igiti cyangwa ibyatsi cyangwa imyaka. Farawo ahamagaza vuba Mose na Aroni, arababwira ati, nacumuye ku Uwiteka Imana yanyu no kuri mwe. Nuko none ndakwinginze mbabarira icyaha ubu ngubu gusa, munsabire ku Uwiteka Imana yanyu inkureho uru rupfu ubu. Ava imbere ya Farawo asaba Uwiteka. Uwiteka ahindura umuyaga uhuha cyane w'ishuheri uvuye iburengerazuba, ujyana za nzige uziroha mu nyanja itukura. Ntihasigara na rumwe mu gihugu cya Egiputa cyose. Amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amagambo tuganiriye cyangwa se ijambo ry'Imana tugiye kuvuga narihaye umutwe uvuga ngo ongera winginge Uwiteka. Ongera winginge Uwiteka. Birashoboka yuko wigeze kwinginga Uwiteka uramubona. Birashoboka yuko wigeze kwinginga Uwiteka ufite icyo umusaba, ufite icyo umubwira, ubona biratinze. Nubwo ku Mana nta gitinda, ariko kuri wowe ubona biratinze. Birashoboka ko wigeze kwinginga Uwiteka ubona yenda ntibinaje cyangwa se ntibibaye uko wabishakaga, cyangwa se biranatinze kandi uzi ko winginze igihe kirekire. Birashoboka ko wigeze kwinginga uri wenyine, cyangwa wingingana n'umuryango wawe, cyangwa wingingana na bene so musengana,
Imana irasubiza cyangwa se ntibyanaza. Ariko ijambo nahawe muri iki gitondo ni ongera. Hejuru ya kwa kundi winginze muri iki gitondo, genda wongere winginge Uwiteka. Haleluya. Nawe yiteguye kugira icyo akora. Duhereye inyuma gato kugira ngo aya magambo y'Imana tugere aho dusomye neza, ubwo Imana yafataga umwanzuro wo gukura ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa, Imana yahagurukije umukozi wayo Mose kugira ngo ari we izakoresha ikura ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa, aho bwari bukandamijwe n'Abanyegiputa, aho bwari bukandamijwe na Farawo. Imana rero imaze guhagurutsa Mose, iramutuma kugira ngo agende abwire Farawo arekura ubwoko bw'Imana, bugende bwidegembye, bujye gukorera Imana bubohotse, butakiri mu buretwa, butakiri mu gukandamizwa. Mose rero amaze gutumwa n'Imana muri Egiputa kuri Farawo, arahaguruka agenda agiye kubwira amagambo Imana yamuhaye abwira Farawo. Ageze iruhande rwa Farawo, ikintu cya mbere yagombaga gukora, cyangwa se yanakoze kuko niko byagenze, yagombaga kuvuga umwohereje uwo ari we, ububasha afite, uko ameze, aho bahuriye, mbese akavuga ubutwari bwe. Mose rero arahaguruka ajya kubwira Farawo, aramubwira ngo Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Yenda hose ntituri buhage, ariko iki gihe Mose yavuze uburyo Uwiteka ari ndiho, uburyo Uwiteka akomeye, uburyo ntawe umuruta. Ibyo byose Mose yagiye abivuga abibwira Farawo. Aravuga rero ngo Uwiteka yambwiye ngo rekura ubwoko bwe bugende bumukorere. Farawo rero ngo yumve ayo magambo abwiwe na Mose, ngo ahita avuga ngo Uwiteka ninde ngo ndekure ubu bwoko bwa Isirayeli? Arongera avuga amagambo yo kwishongora, aravuga ngo sinzi Uwiteka kandi ntabwo nzarekura Abisirayeli. Mu by'ukuri ntabwo aya magambo Farawo yavuze yo kuvuga ngo ntabwo azi Uwiteka, ngo ntabwo yarekura Abisirayeli, ntabwo ari uko bwari ubwa mbere yumvishe ijambo Uwiteka, nta nubwo ari bwo bwa mbere yumvise ijambo rivuga Imana. Ahubwo Farawo yari yarageze mu rwego rwerekana yuko, cyangwa se rumubwira, cyangwa se rumushuka ko ari uri hejuru y'ibintu byose. Yabonaga yica agakiza, yabonaga akandamije ubwoko bw'Imana ntagire icyaba, yabonaga akora ibintu byose uko ashaka nuko abyumva. Yumva rero Mose azanye izindi nkuru zo kuvuga ngo Uwiteka yavuze ngo rekura ubwoko bwa Isirayeli. Nawe arasubiza ngo Uwiteka simuzi, kuko yabonaga Uwiteka acecetse akagira ngo ntariho, yabonaga Uwiteka acecetse akagira ngo nta mbaraga afite. Hari igihe rero ibintu biturwanya, bidutsikamira, bitunaniza, bitugira mu buretwa, Satani akagira ngo Imana yacu ntihari, cyangwa se ibyo biturwanya bikagira ngo Imana yacu yarananiwe. Haleluya. Ntabwo ari uko Imana yacu yananiwe, ntabwo ari uko Uwiteka yabuze inzira, ntabwo Uwiteka ari uko yabuze uko abigenza. Imana yacu ni Imana ikorera igihe kandi igakora neza ibintu byose, kandi ikabikora kugira ngo yiyubahishe. Farawo rero aratsemba rwose, yanga kurekura ubwoko bw'Imana, arabureka buguma aho ngaho kuko yumvaga Uwiteka se ninde, yangira ati ko ari ngiye ukomeye. Ariko ndashima Imana ko ari Imana yacu igitwiyereka mu gihe gikwiriye. Mose rero nk'uwari watumwe n'Uwiteka, yasubiye ku Uwiteka kumubwira uko byagenze hagati ye na Farawo. Mose asobanura Uwiteka ko Farawo yanze kurekura ubwoko bw'Imana. Nibwo Imana yo yabwiye Mose imubwira ko igiye guteza igihugu cya Egiputa ibyago 10 bizatuma Farawo, bizatuma n'abantu be b'Abanyegiputa barekura ubwoko bwe bukagenda. Imana ntiyari inaniwe gukura ubwoko bw'Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa mu bundi bubasha bwayo cyangwa mu bundi bushobozi bwayo, itagombye guteza ibyago cyangwa se itagombye kuhazana ibimenyetso bikomeye. Ariko ikintu cyatumye Imana ihagenda ihateza ibi byago 10, nta nubwo ari n'ibyago byabaye umunsi umwe, cyari icyago cyarazaga kikamara igihe kigashira, bikamara igihe nta kindi cyago gihari, ikindi cyago cya kabiri kikaza, ntabwo byaberaga umunsi umwe. Icyatumye rero Imana yemera kohereza ibi byago 10, Imana yabisobanuriye Mose. Yaramubwiye ngo ibi bimenyetso ngiye kugaragaza mu Banyegiputa ni ibituma mwebwe ngiye kurwanira, mwebwe bwoko bwanjye ngiye kurwanirira. Muzamenya yuko nta yindi Mana iriho,
nta yindi mana ikomeye itari jyewe. Byari ukugira ngo Imana yerekane ububasha bwayo, umuntu wese amenye yuko Imana ariyo Uwiteka wenyine. Ariko Imana irangije yongera akajambo keza, yongera ijambo ryiza rikomeye kuri ibwira Mose ngo ibimenyetso nshaka gukora muri Egiputa ni bizatuma mwebwe n'abana banyu n'abuzukuru banyu abazabakomokaho bose bamenya ko ari njye Mana y'inyembaraga. Bivuga ngo rero ibintu byose Imana ibikora ibirwanira icyubahiro cyayo. Imana yagiraga ngo itabare Abisirayeli, ariko batabare ibanje kwigaragaza yuko ari inyembaraga, ibanje kwigaragaza ko ariyo nyiribihe, ibanje kwigaragaza yuko ari ikomeye. Haleluya. Rero kenshi turageragezwa tukumva byarangira ejo mu gitondo, ariko kenshi Imana ibigira ngo yerekane hirya no hino yuko ariyo nyirububasha kandi ariyo nyirubushobozi. Haleluya. Ubwo rero Imana iratangira iteza ibyago yari imaze kubwira Mose mu gihugu cya Egiputa. Iteza icyago cya mbere ngo igihugu cyuzura, ngo igihugu gihinduka amazi ahinduka amaraso mu gihugu cyose cya Egiputa. Icyo cyari icyago cya mbere, kibaho kirarangira. Icyago cya kabiri ngo igihugu cyuzura ibike, icyo cyago kibaho kirarangira. Icyago cya gatatu ngo hatera inda, icyo cyago kibaho kirarangira. Icyago cya kane ngo hatera ibibugu, icya gatanu hatera muryamo, icya gatandatu hatera ibisebe, icya karindwi hatera urubura. Ibi byago byose birindwi tuvuze ntabwo byazaga umunsi umwe nk'uko tubivuze, byarazaga bikamara igihe kirekire. Ariko uko byazaga, Farawo yaratakambaga cyane akinginga Mose ati nyingingira Imana yawe imbabarire inkize ibi bintu. Mose akagenda akinginga Imana, ibyago bigashira. Uburyo ibi byago byazaga n'uburyo byagendaga habaga harimo icyubahiro cy'Imana no gukomera kw'Imana no kubaho kw'Imana. Bivuga ngo Imana yagiraga ngo yereka Abisirayeli ububasha bwabo kandi ngo bazagende babivuga mu bazabakomokaho bose. Rero aho twasomye ari naho tugeze ni kuri iki cyago cya 8. Bibiliya yatubwiye ngo hateye inzige, cyari icyago cya 8 cyari kije. Ngo hamaze gutera inzige, Imana yasabye Mose ngo arambure ukuboko kwayo mu gihugu cya Egiputa. Ngo Imana irangije ngo izana umuyaga, ngo urahuha cyane uturutse iburasirazuba, ngo uzana inzige. Bibiliya yatubwiye ngo cyari icyago gikomeye cyane kurenza ibindi byago byabaye, ngo kuko cyari ngo zari inzige zitigeze kubaho, byari ikintu kibagwiriye gifite imbaraga batigeze bahura nacyo. Mu by'ukuri ngiye nk'umuntu ndebye ibyago bahuye nabyo, igihugu cyuzura ibikeri, igihugu cyuzura amazi yose yuzura amaraso, ntabwo mbona ko iki gihe inzige ziza ari cyo cyago cyari gikomeye kurenza ibindi. Ahubwo nuko muri kamere y'umuntu iyo tugeragezwa, iyo turi mu bigeragezo bikarangira, tugira kamere yo kwibagirwa bwa buribwe, ukuntu byari biri, ukuntu Imana yadutabaye. Tugira kamere yo kwibagirwa, tukibagirwa aho yadukuye, tukibagirwa ububasha yakoresheje, tukibagirwa ukuntu byari tumereye nabi. Mbona ngewe n'ubundi ibindi byago byose byari bikomeye, ahubwo iki nuko cyari gishya kuri bo. Rero ngo inzige zitera, niko Bibiliya yatubwiye ngo bisanze ari icyago gikomeye cyane, ngo uhereye kera kose ngo uko zari inzige babonye zidasanzwe. Impamvu iki cyorezo cyangwa se impamvu iki kigeragezo cyangwa se iki cyago cyo guterwa n'inzige, Abisirayeli bavuze yuko Abanyegiputa bavuze ko ari cyo cyari gikomeye kurenza ibindi. Icya mbere ngo izi nzige zimaze kugera mu gihugu ngo zazimagije ubutaka. Bivuga ngo zononye ubutaka, ikintu cyose cyari gutunga Abanyegiputa, ikintu cyose cyari kubagirira umumaro, ikintu cyose cyari kubafasha, cyose inzige zaraje zigikuraho. Icyo ni icya mbere zakoze. Icya kabiri, izi nzige zakoze ngo igihugu ngo cyuzuyemo cyangwa cyabaye umwijima, aho umuntu wese yarari yisanze ari mu mwijima. Bivuga ngo nta wasohokaga ngo ajye kwa mugenzi we, bose bari buri mu mwijima. Nta birori byari bikibaho, nta gusurana kwari kukibaho, nta wabyaraga ngo ahembwe, nta wasohokaga ngo ajye hanze. Ibintu byose byari umwijima. Bibiliya iratubwira ngo iyo tugenda mu mwijima turasitara. Bivuga ngo aba bantu niba bari mu mwijima, igihugu cyose cyahindutse umwijima, buri wese yaragendaga agasitara ku wundi. Buri wese yaragendaga akabona ibintu byamubanye bibi, imbere n'umwijima, inyuma n'umwijima.
iburyo n'umwijima, ibumoso n'umwijima, mbese igihugu cyose cyari cyabaye umwijima. Twumve ko twibuka yuko nta n'ikintu, ubutaka bwari bwangiritse, ubutaka bwari bwapfuye, hagereka ko bisanze mu mwijima, nta muntu uri kuva aho uri, n'ugerageza kuhava ariho arizengurukaho, natanizengurukaho arasitara ku bandi. Nuko bari babayeho. Icya gatatu ngo izi nzige zakoze cyangwa se cyerekana ko iki cyago cyari gikomeye cyane, ngo izi nzige zaraje zirya ibyatsi ngo n'imyaka yose. Niba abanyegiputa bari bageze mu gihe cy'isarura ntago mbizi, niba bari bageze mu gihe cy'ibiba ntago mbizi, ariko iki cyago ikintu cyakoze, ibyari mu murima byose, ari ibyabibwe, ari ibyari byiteguye gusarurwa byose, inzige zaraje zirabyonona. Bivuga ngo ahantu hari kuva umusaruro w'abanyegiputa, basaruye barariye, basaruye babayeho, aho hantu hose hagombaga guturuka umusaruro, inzige zaragiye zirahonona, zirahica. Ikindi, ibyatsi byose byari biri ku isi byose inzige zaronona. Mbibutse ko ibintu byose bidutunze, ibintu byose turya, ibyo tunywa byose ni ibintu bituruka mu butaka. Bivuga ngo rero iki gihe ubutaka bwari budashobora gutanga umwero wabwo. Uwari wabibye yarahombye, uwari witeguye gusarura yarahombye, kubera iki? Nta musaruro wagaragaye. Bigaragara rero koko iki kirozo cyari cyabakomereye. Icya kane cyerekana ko cyangwa se gituma bavuga ko iki kirozo cyari gikomeye cyane, ngo izi nzige zaraje zirya imbuto z'ibiti zose. Bivuga ngo izi nzige zageraga hari imbuto yose zikonona, byageraga ahantu hari imbuto zose zigakuraho, imbuto zo mu gihugu zose zivaho, imbuto zirangirika, imbuto zirabura. Icyo ni icya kane cyabaye. Icya gatanu cyabaye kuri cyatewe n'iki cyago cy'inzige cyari kibagezeho, bigatuma bavuga ko cyari cyago gikomeye, ngo nta kintu na kimwe cyasigaye ari kibisi, ngo cyaba igiti cyangwa ibyatsi cyangwa imyaka. Ari imyaka, ari igiti, ari ibyatsi, byose byarumye, ngo nta kintu kibisi cyari gihari. Bivuga ngo ubuzima bwari bwabashaririye, bivuga ngo ubuzima bwari bwababihiye, bivuga ngo ubuzima bwari bwumye, bwari bwakakaye. Nta mbuto, nta cyatsi, nta mucyo, byose byari umwijima. Haleluya. Rero natwe twishyize mu mwanya w'aba banyegiputa, nubwo ntifuza ko twaba nk'abo, koko kenshi tubageranya nk'abapagani babi, ariko ijambo ry'Imana riratwigisha iki? Uyu munsi isi yose twisanze twaratewe n'icyorezo tutazi iyo cyavuye, tutazi nuko byagenze, turagwiririrwa, tugwerwa n'icyorezo cya coronavirus. Kiza gifite imbaraga, benshi kibakuramo ubuzima, abandi gituma bahomba, baratakaza imirimo yabo, barayitakaza, abandi kibatera guhomba kwinshi gutandukanye. Mbese kitubera gishya, niko navuga. Kigenda natwe twisanga tumeze nk'abari mu mwijima, twisanga tumeze nk'abashobewe, nk'uko n'abanyegiputa nabo byari byabagendekeye. Ariko ndagira ngo twibuke ijambo ry'Imana, umutwe waryo kuvuga, turavuga ngo ongera winginge Uwiteka. Haleluya. Birashoboka yuko tubona iki cyorezo gikakaye cyangwa se gikomeye, ariko Imana yacu twongere tuyinginge, ibasha cyane kuba yagihagarika, ibasha cyane kuba yagishyiraho iherezo, ibasha cyane kuba yatugarurira ibihe byacu byiza twatakaje. Birashoboka kandi yuko wowe ahuri, wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, byashoboka kuri kwicira mu zindi ntambara, byashoboka kuri kwicira mu bindi bigeragezo, byashoboka kuri kwicira mu bindi bintu bikugoye, biremereye umutima wawe, byakubujije inzira, uri kwibona ukabona ntuzahuri, uri kwibona ukabona wageragejwe cyane, uri urabona situation urimo iremereye cyane, iremereye umutima wawe kurenza izindi zose zabayeho. Nk'uko twabibonye ngo ikintu cya mbere izi nzige zakoze muri Egiputa, ngo zazimagije ubutaka. Nawe birashoboka ko ari bwo buzima urimo, uriho urageragezwa ku buryo uri kumva ibintu uri gucamo byangije umutima wawe, byangije se urugo rwawe, byangije se abana bawe, byangije aho uri, byazimagije, byononye.
ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ongera winginge Uwiteka. Haleluya. Ongera umwinginge, hari icyo yakora. Nubwo ubona byazimagije umutima, nubwo ubona byazimagije akazi, nubwo ubona byononye ntacyo byasize, ariko ongera winginge Uwiteka Imana yawe. Twabonye ko icya kabiri izi nzige zakoze ngo igihugu cyajemo umwijima ukabije. Birashoboka ko nawe uri kwireba ukabona uri mu mwijima, urumva aho uri ni habi, urareba imbere ukabona ni habi, inyuma ho haragatsindwa ntiwahasubira, uri urabona gusa uri kugenda wizengurukaho, nta mucyo. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo Kristo aya masaha ashaka kukubera umucyo. Ijambo turi kuvuga riravuga ngo ongera winginge Uwiteka Imana yawe. Ongera umwinginge, umucyo wagaruka. Ongera umwinginge, uyu mwijima wagenda. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibintu byose iyo bimurikiwe n'umucyo bihinduka umucyo, kandi umucyo nta wundi ni Kristo. Mwinginge uwo mucyo ukuzeho, uzaho hantu, uzaho wibona mu mwijima, uzaho hantu ubona byananiranye, uze muri ubwo burwayi, uze muri ibyo bihombo, uze uwo mucyo w'Imana uze kuri abo bana bawe, umucyo w'Imana uze ku mugabo wawe, umucyo w'Imana ube hahandi wari utegereje kunguka ugasanga uri guhomba. Inginga Imana, ongera winginge. Nibyo warawiyinginze, ariko ongera winginge Uwiteka, umucyo w'Imana uze mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana nanone rirambwira ngo isi ikirungo mbere na mbere ngo hariho, iyo dusomye igitabo cy'Itangiriro umurongo wa mbere ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngo isi yari itagira ishusho, ngo yari iriho ubusa gusa, ngo yari iriho umwijima, ngo ariko Imana ivuga ijambo rimwe gusa ngo umucyo ubaho. Haleluya. Uriho uribona mu mwijima ntazi uwo ari we, ariko ongera winginge Uwiteka, umubwire ko ukeneye umucyo. Ibyari umwijima bigira ishusho. Uwiteka Imana yacu iyo tumwinginze, iyo tumuhamagaye, abasha kuzana umucyo hari umwijima, abasha kuza nk'umucyo, umwijima ukibwiriza ugahunga. Haleluya. Ongera umwinginge, ongera umutakambire, were kugenda usitara, were kugenda ugwirirana, were kugenda wabuze iyo ujya. Muhamagare, wongere umubwire, wongere umuhendahende, umwijima ugende, ishusho yari yaratakaye y'ibyo urimo yongere igaruke mu izina rya Yesu. Icya gatatu twavuze, zirenze igihe ngo zigeze muri Egiputa, kiriya cyorezo gikomeye kindi cyakoze ngo zariye ibyatsi n'imyaka yose. Aha twabivuze ibyari kuba umusaruro barabihombye, aho bari bizeye ko basarurira byaranze. Byashoboka ko nawe uri ushakishiriza umusaruro ahantu ugasanga warahombye. Byashoboka ko wari wizeye kugira icyo wakura mu kazi, none karahagaze. Byashoboka ko hari icyo wari wizeye gukura mu bana bawe, none bariho barakunanira. Byashoboka ko hari icyo wari wizeye gukura mu gihe ukiriho, none umubiri wakunaniye. Mbese uriho urareba ahantu hose wakakwiye kuvana umusaruro ugasanga harafunze. Ariko ndakubwira ngo ongera winginge Uwiteka Imana, hari icyo yakora, yagutabara, yakurengera. Ibyo uri guhomba Imana ikabikugarurira, kandi dufite isezerano ry'uko Uwiteka ni Imana izadushumbusha, ni Imana izatugarurira ibyo twahombye, iby'inzige zariye. Ni Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kubidushumbusha. Haleluya. Byashoboka ko umwaka ugitangira wavuze ngo muri uku kwezi bizagera, umaze gukora business yawe gutya, bizagera umaze kubaka urugo, muri uko kwezi kwa gatanu bizagera umaze kunguka, umaze gusarura ibi, bitewe nuko wabibye. Warabibye cyane mu masengesho, warabibye cyane mu kwitanga gutandukanye, ariko ugiranyije n'ibyo uri gusarura uri kubona bihabanye, nta musaruro uhari. Kubera iki? Kubera ko waragwiririye bimeze nk'inzige, waragwiririye n'ibyo utazi, n'ibigeragezo bitandukanye, cyangwa se n'iki cyorezo turi kurwana nacyo cyatumye wenda winjira muri ibyo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ongera. Haleluya. Ongera winginge Uwiteka, umucyo wagaruka, umusaruro wakongera ukawubona, kubera yuko Imana yacu ishoboye byose. Icya kane cyabaye twakivuze, iki cyorezo kibi ibibi cyakoze ngo cyaraje ngo gikuraho imbuto zose. Imbuto zose ibi ziratakara, imbuto zose zari ziri ku biti. Mbibutse ko igiti cyose cyera imbuto nziza, kandi ukibwirwa n'imbuto kiri kwera. Buri giti cyose rero icyo gihe cyari cyononekaye kandi gitakaza imbuto. Aha ndagira ngo mbabwire ngo nk'abakristo, nk'abana b'Imana mu nteze amatwi, hari igihe tugeragezwa tugatakaza imbuto, cyangwa se ibyo uri gucamo byaba byaratumye utakaza imbuto. Ariko Imana ntijya n'umunsi n'umwe inezererwa, ntijya n'umunsi n'umwe yishimira kubona umuntu
watakaje imbuto gukora ko ari kugeragezwa. Kubera iki? Iyo twigiye ku batubanzirije dusanga baragiye bageragezwa, dusanga baragiye baca mu bikomeye, ariko banamba ku mbuto z'umwuka barazigumana. Yobu yarageragejwe cyane, ariko imbuto z'umwuka baragumana nazo. Pawulo yarageragejwe, imbuto z'umwuka barazigumana nazo. Ba Petero, ba Yohana barageragejwe, imbuto z'umwuka barabagumana nazo. Ba Yosefu, ba Danieli barageragejwe, imbuto z'umwuka wera bagumana nazo. Mbibutse ko imbuto z'umwuka wera ari urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugira neza, kwirinda. Izo mbuto nk'uko dusoma mu Bagalati ibice 5:22 ni imbuto Imana yifuza ko tugumana ibihe byose. Ariko birashoboka yuko uri kwireba ugasanga watakaje imbuto. Birashoboka yuko nawe uri kubyibonaho, cyangwa se n'abandi bakanabikubwira, cyangwa mwuka wera akagukomanga akakubwira ngo imbuto z'umwuka wera zitakaje. Ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo, ongera winginga Imana. Nubwo hari ibyabayeho bigatuma utakaza imbuto, ongera winginga Imana. Imbuto z'umwuka wera watakaje zongere zigaruke muri wowe kugira ngo Imana ibashe kukwishimira. Amagambo aba mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 21:18 kugeza kwa 20 haratubwira ngo igihe kimwe Yesu yaragendaga, ngo ari mu nzira arasonza ari kumwe n'intumwa ze. Ngo noneho ngo arebera kure, ntabwo wenda handitse gutyo ngo arebera kure, ariko nzi ko iyo ubyumva umva ko ariko byagenze, iyo bisoma umva ariko byagenze. Arebeye kure ngo abona igiti cy'umutini, ngo abona ibibabi byacyo ni byiza, biratoshye, birasa neza, birabyibushye. Agenda asatira uwo mutini ngo kugira ngo asorome imbuto zawo abashe kurya ashira inzara. Ariko agenda yegera ngo icyo giti cy'umutini ngo kigezeho ngo asanga nta mbuto gifite. Yesu arababara, aranawubwira ati ntukere imbuto ukundi kubera umubabaro. Rero reka twere kubyibuha, reka twere kugenda yenda dusa neza gusa, kuko twavuze bari kugeragezwa bace mu bikomeye. Ariko hari igihe wowe waba uhagaze neza, umeze neza mu gihe cy'uno munsi, yenda wowe wasubiye ku kazi, yenda ibintu biriho biragenda neza, ariko ntiwemere gutakaza imbuto z'umwuka wera. Rero ikintu Imana idushakaho si ukubyibuha gusa, si ugutunga gusa, si ugutunganirwa gusa, si ukugenda dusa neza gusa. Ikintu Imana idushaka nuko nitwegera isanga iryo toto ritugaragaraho inyuma rigendanye n'imbuto z'umwuka wera. Haleluya! Niba waratakaje imbuto z'umwuka wera mwene data, haracyari ibyiringiro. Ongera winginga Imana, yabasha kugarurira izo mbuto zose. Ntabwo Imana ikidusaba ari ukwera imbuto z'umwuka wera imwe gusa, irashaka kwizi zose zitugaragaraho. Kristo natugeraho, nubwo cyaba atari igihe cy'imitini, nubwo cyaba ari igihe cy'ibigeragezo, nubwo cyari igihe cy'intambara, natugeraho Kristo izi mbuto z'umwuka wera zidusangane. Bene data, niba twegera mu kazi, mu rugo, muri quartier, izi mbuto z'umwuka wera twere kuzitakaza. Ntituzitakaze kubera ko tugeragezwa, kandi tuzitakaze kubera ko wenda twumva tuguwe neza. Icya gatanu, iki cyorezo cyateye twakibonye ngo nta kintu na kimwe kibisi cyasigaye. Bivuga ngo ibintu byose byari byumye, ibintu byose byari bibishye, ibintu byose mbese ubuzima nta buryohe bwari bufite. Ndabigereranya n'ubuzima waba urimo gucamo uyu munsi. Birashoboka ko nawe ibintu byose byakubereye bikakaye, birashoboka ko byumye. Uburyo wakundaga Imana urumva byumye, uburyo wasengaga reka data urumva byarumye, uburyo wavuganaga n'Imana, uburyo wayiririmbiraga, uburyo wasabanaga nayo, byo byose uri kumva ari ubuzima bwumye, urumva ari ubuzima budafite sanse. Uburyo se wikoreraga hanze, uburyo se winjizaga amafaranga, uburyo wari utunze abawe, uburyo se umubiri wawe wari umeze uguwe neza, byose uri kumva bikakaye, byose uri kumva bibishye, byose uri kumva byarumye. Ariko nakuzaniye ijambo rivuga ngo ongera winginga Uwiteka. Haleluya! Ongera umwinginga uri umubone, yakongera akazana uburyohe, yakongera akazana ubuzima aho butari, yakongera akarema ibintu bishya, yakongera akigaragaza. Haleluya! Uwiteka ongera umwinginge, niringiye ntashidikanya yuko uri umubone mu izina rya Yesu.
aba rero ngo ubuzima bwari bwabo bihiye ibintu byose byumagaye. Ndashima Kristo yuko ibintu byumye, yuko ibintu byataye agaciro, yuko ibintu byapfuye iyo hageze umucyo ugaragara, iyo hageze ubuzima bwiza buboneka. Ndagusabira ubwo buzima bwari bwarabuze, ndagusabira uwo mucyo wari warabuze. Wowe nkurikiye, ibyumye byose byabashoboka ari mu mufuka wawe, byashoboka ari mu bana bawe, byashoboka ari muri business yawe, byashoboka ari no mu buzima bwawe, ukumva uguwe nabi, yenda warwaye indwara z'ibyorezo zitandukanye, ariko ndagusabiye ngo wongere winginge Uwiteka, nawe witeguye kukwiyereka akazana ubundi buzima bushyashya butohagiye kandi butoshye. Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma rero ku murongo wa 16 twasomye w'iki gice twasomye, haratubwira ngo Farawo amaze kubona ibi byago byose byamwugarije, ibi byago byose byamuteye ndetse biteye ubwoba, ngo avuga ijambo, ngo hamagara Mose, ngo aramubwira ngo ndakwinginze mbabarira icyaha ubu ngubu gusa, munsabire ubu gusa k'Uwiteka. Ni nko kuvuga ngo mbabarira ibi byorezo, iki cyorezo, izi nzige nta kindi kizizanye, zizanywe nuko nacumuye k'Uwiteka. Haleluya. Iri jambo ngo mbabarira, Imana imaze kuryumva ihita iriha agaciro. Iri jambo mbabarira ngo Imana iryumve ihita igira ikikora. Ndagushishikariza mwene data ngo wongere winginge Uwiteka agira icyakora, wongere winginge Uwiteka agira ibyo akuraho n'ibyo azana, ariko biciye mu ijambo rivuga ngo mbabarira. Ijambo mbabarira ushobora kurivuga wacumuye, Mana mbabarira kubyo nagukoreye. Niba wumva ugomba kurivuga uyu munsi urivuge. Ijambo mbabarira ushobora kurivuga uri gutaka, ubona uremerewe cyane ngo Mana mbabarira ungirire ibambe untabare. Byombi birashoboka. Aha rero Farawo we yimenyeho icyaha, aravuga ngo mbabarira. Niho kubwira Imana ngo Mana mbabarira, naracumuye. Yoherezaga Mose ngo amusabire Imana imbabazi, mbabarira Mana naracumuye, menye ko ibi byose nta kindi kibiteye, bitewe n'ibyaha byanjye. Imana ngo yumve ijambo mbabarira ikorwaho. Haleluya. Ongera winginge Uwiteka Imana ye muri iki gitondo iri bukorwe higira ikikora mu izina rya Yesu. Ngo Imana imaze kumva Farawo aciye bugufi avuze ijambo mbabarira, amaze kwemera ibyaha bye, ngo Imana irahindura. Haleluya. Muri iki gitondo Imana ihindura ikintu mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ngo Uwiteka ahindura umuyaga. Mbere wari umuyaga wari waturutse iburasirazuba, wari umuyaga Imana yahushye uturutse iburasirazuba, uraza uzuje kuzana inzige ngo zibamerere nabi. Natwe Imana yarahushye ihaza byinshi bitandukanye byo kutugerageza, byo kutwigisha, n'ibyo kudukosora, n'ibyo kutugarura, n'ibyo kutwereka imbaraga z'Imana. Ariko kubw'ijambo mbabarira ngo Imana ihita ihindura. Ndagusabiye muri iki gitondo ngo Imana igira ibyo ihindura mu izina rya Yesu. Ngo ihindura umuyaga w'ishuheri ngo uvuye iburengerazuba, ngo noneho wazaga uturutse iburasirazuba. Imana noneho irahindura ngo izana undi muyaga uturutse iburasirazuba, ujyana zanzige. Murabyumva ko ari direction cyangwa se ari ibyerekezo bibiri bitandukanye. Imana yemeye ko biza biturutse hariya, ariko kuko ari inyabubasha, kugira ngo yerekane ko ibyerekezo byose ari ibyayo, kugira ngo yerekane ko impande zose yazikiniramo, irongera ihera urundi ruhande yirukana zanzige. Haleluya. Ndagusengeye cyane ngo ibyo Imana yemeye ko bikugeraho bikakunaniza, ibyo Imana yemeye ko bikugeraho ngo bikwigisha cyangwa se bikuremera amateka mashyashya, uyu mwanya wongera uhamagara Uwiteka, wongera winginge Imana. Imana yiteguye kongera guhuhisha undi muyaga ugasubizaho bya bindi bya mbere mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imana rero ngo itabara ngo Farawo, ngo kuko yavuze ngo mbabarira, Imana yemera kuzana undi muyaga uvuye mu yindi direction, uvuye mu kindi cyerekezo, wirukana zanzige, Farawo aba amahoro. Niba mwene data Imana yaratabaye Farawo, twese Farawo kenshi tumufata n'abanyegiputa, tufata nk'abapagani, tumugeranye rimwe na rimwe nka Satani. Yo tuvuga ngo Farawo yanteye, Farawo tuba tumufata muri iyo nzira abantu batarakizwa batubaha Imana. Niba Imana yaratabaye Farawo n'ibibi yakoraga kubera gusa ko avuze ngo mbabarira,
wowe Imana yahaye agakiza, wowe nawe yaremye mu ishusho ryayo, wowe yahaye Yesu Kristo ngo agupfira gucungure, yaburite kumuguhana n'ibindi byose uri gutakamba usaba. Ongera gusa winginga Uwiteka, ntucike intege. Wigeze kumwinginga nibyo, ariko n'uyu munsi ongera winginga Uwiteka Imana yawe. Imana yiteguye kukwiyereka bundi bushyashya. Iyatabaye Farawo ari mubi, ntago yakwanga kugutabara uyikorera, ntago yakwanga kugutabara wihannye, ntago yakwanga kugutabara uzi neza yuko yagucunguje amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Imana rero nawe yakugirira neza. Imana ntago urobanura ku butoni, we gusongera utake, wirambirwa, ongera utake, ongera uhamagare. Imana hari icyo yiteguye kugukorera muri iki gitondo. Imana rero ni Imana yabasha no kugushumbusha, ni Imana ibizi neza ko bya bindi wabitakaje, ni Imana ibizi neza ko bya bindi wabibuze, yagushumbusha kuko ubwo bushobozi n'ubwo bubasha irabufite. Wowe gusa ongera utakambe, ongera uhamagare, yiteguye kukwiyereka bundi bushyashya. Iyo dusomye nanone ijambo ry'Imana mu bice 18 bya Luka umurongo wa 2, haratubwira ukuntu Yesu ngo yacaga umugani awucira abigishwa be. Ngo arababwiye ngo hariho umucamanza umwe mu mudugudu, ngo uwo mucamanza ngo ntiyubahaga Imana ngo kandi ntiyubahaga n'abantu. Ngo rimwe muri uwo mucamanza muri uwo mudugudu ngo hari harimo umupfakazi. Nukuvuga ngo wari umudugudu urimo umucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu, niko Bibiliya itubwira. Muri uwo mudugudu ngo hari harimo n'umupfakazi. Uwo mupfakazi ngo araza abwira wa mucamanza ati, ndakwinginze databuja, ndengera ku mwanzi wanjye, mvugira mburanira. Ariko ngo wa mucamanza kuko atubahaga Imana ntiyite no ku bantu, yirukana wa mupfakazi. Biba rimwe, biba kabiri, biba inshuro nyinshi cyane. Ngo ariko igihe kimwe wa mucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu, ngo aravuga ngo ariko ngo uyu mupfakazi kuko anduhije, ngo reka murengere kugira ngo atazajya ahora kuza kundushya. Yesu ari wacira abigishwa b'uwo mugani ngo arababwira ngo ntimwumva iby'umucamanza ukiranirwa, utita ku Mana, udakunda Imana ntiyite no ku bantu yavuze. None si Imana yo ntizabura kugirira neza intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Haleluya. Niba uyu mucamanza yari mubi, niba uyu mucamanza nta cyiza yagiraga, ariko agatima kakaza karengera uyu mupfakazi, Imana yuzuye ubuntu, Imana yuzuye imbabazi, Imana idakiranira, Imana yadukoreye byinshi kandi byinshi bitandukanye, yaburite kutugirira neza tuyitakira amanywa nijoro. Wowe ongera gusa, genda wongere winjire muri ya masengesho, wongere utakambe, wongere wizere, wongere uyikorere, wongere ukore bya bintu, ariko ugaragaze kuriho winginga Uwiteka Imana yawe. Nayo yiteguye kukurengera, nayo yiteguye kugufasha, nayo yiteguye kukwirukana umwijima, nayo yiteguye kukuzana ibyo, kukugarura ibyo wahombye, nayo yiteguye kongera kuguha za mbuto zagiye, nayo yiteguye kongera gukora ibintu bishyashya. Ngo Imana ntizabura kugirira neza intore zayo ziyitakira amanywa nijoro. Kenshi turataka bitahita dusubizwa tugacika intege, ariko ongera isubizemwe nk'agatege, ongera wegura agatwe, ongera utera kandi gatambwe, wongera ujya imbere, winginga Uwiteka. Arahari, agutegeye amatwi, afite umutima w'imbabazi, yiteguye gukora ibyananiranye, yiteguye gukora kuri uwo mubiri wawe urwaye, yiteguye kugutabarira urubyaro, yiteguye kugira ibyo ahindura ku kazi, yiteguye kuguha amahoro watakaje, yiteguye kwirukana wa mwijima abantu bakuvuyeho nta jambo kigira, kuko ibintu byose byakubanye wabuze pfo, wabuze ruguru, ibintu byose byakubanye bibi, ariko Uwiteka ni umunyambabazi, ni umukunzi wacu udahemuka, yiteguye kugira ibintu ahindura bishyashya. Imana ibaha umugisha cyane. Ndabashimiye mwe mwese twafatanyije kumva iri jambo ry'Imana, ariko tugiye gusoza dusenga Imana. Niba we wankurikiye wumva urwaye mu mubiri wawe ukumva uguwe nabi, ni ukuri tugiye gufatanya gusenga Imana. Uraza gufata aho urwaye, dusenga n'Imana, uwo mwijima ugende. Turongera twinginga Imana kuko itwemereye, ko iduhaye ubwo burenganzira bwo kongera kuyinginga. Tugiye kongera tuyinginga, nubwo waringinze ye, warabusengeye ubwo burwayi birashoboka, ariko aya nandi mahirwe Imana iduhaye kongera kuyinginga ngo ubwo burwayi uve mu mubiri wawe.
byashoboka ko wacitse intege kubw'ibintu bitandukanye waciyemo, kubw'ibihe bitugoye bigoye isi, cyangwa se nawe ubwawe wifitiye ku giti cyawe, byashoboka ko wacitse intege. Tugiye kongera, urumva utakongera kwegura gatwe, urumva utibaza ukuntu wagaruka mu buzima buryoshye, ariko tugiye kongera twinginga Imana, dusenga Imana, twitakambira kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bugire gahunda, bwongere bube buzima, umwijima wari ukugose ugende mu izina rya Yesu. Byashoboka ko nawe wari ushobewe, byashoboka ko watakaje ibyiringiro, ni ukuri tugiye kongera, haleluya, twabyemerewe, tugiye kongera dutakambira Imana. Were gushoberwa, ahubwo Imana ikwereka inzira nzindi nshyashya yagutabariramo. Urareba ugasanga nta hantu Imana yaca, ariko Imana yemeye ko inzige ziza ziciye mu nzira ikongera ikazirukana iciye mu yindi nzira. Niko nawe ibyo byawe bibishye cyangwa se bigoye kurenza izi nzige yabikemura kandi yabirangiza. Kandi ikindi dusorezaho twinginga Imana cyane, no cyo nshaka ko duheraho, ariko birashoboka ko watakaje imbuto. Ikintu cyose Imana, ikintu cyambere Imana dushakaho ni ukutubona turi abana b'Imana bakijijwe. Watakaje imbuto kubw'ibigeragezo, watakaje imbuto kubw'ibibazo bitandukanye, tugiye kongera twinginga Imana, imbuto twatakaje, imbuto z'umwuka wera zongere zitugarukeho. Imana ibaha umugisha. Aho uri wo nkurikiye, humiriza dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, nyagora ku ngoma Imana, ndagushimye cyane yuko ugira neza, nta Mana ibaho yasa nawe. Urakoze kutuganiriza, ijambo ryawe ryatubwiraga ngo twongeye tugutakambire. Nibyo twarabigerageje, nibyo twarasenze kenshi, hari igihe twakubonye, hari n'igihe Mwami Imana wadusabye ngo niturindire, ariko ushimwe, uhabwe icyubahiro, kongeye kuduha uburenganzira bwo kongera tukakwinginga kugira ngo ugire icyo ukora. Senze mbere na mbere Mana ngo turebana amaso y'imbabazi, hari imbuto z'umwuka wera twatakaje, iyo tugezeho urazibura, iyo bene data tugezeho barazibura, ariko ndakwinginze ngo mwene data wese unkurikiye akaba abona yaratakaje imbuto z'umwuka wera, gakiza kakaba karagiye, ongera ukamugarurire mu izina rya Yesu. Imbuto z'umwuka wera zitugaragareho twese, izina ryera Yesu Kristo. Sengera abarwaye mu mutwe, abarwaye mu mugongo, abarwaye mu ngingo, abataka mu nda, abo kwa muganga babwiye ngo ntibishoboka, abo Mwami Imana bari ku marandevu, aba ntibazijya abaganga bazazira, abarindira abaganga bazava mu mahanga batazi igihe indege zizongera kugendera ngo abaganga babavure. Mana, abo bantu bose baruhijwe n'imibiri, ndabasengeye ngo ikiganza cye kibakoreho, watwemere ngo nitwongere tukwinginga hari kiri bukore. Ndabingingiye ngo ikiganza cye kibasanga aho bari, abari hafi na kure bose bakire gukira mu izina rya Yesu. Mbatoye imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, gukira kuvuye kuri we kubabeho. Sengeye abacitse intege, sengeye abashobewe, sengeye ababuze pfo na ruguru, reka imbabazi zawe zibabeho, reka kugira neza kwawe bakubone, wirukane umwijima ubagose, wirukane ibi byorezo, iyi mibabaro yabateye yose, uciye indi nzira, uhuhe umuyaga wawe, uhuhe cyane Data, ibi bintu bibagose, bibavunnye, bibaremereye, byose bihunge mu izina rya Yesu. Turagushimye ko hari icyo ukoze, turagushimye ko hari icyo uremye, izina rye nirihabwe icyubahiro, kandi uturemere amateka mashya. Sengeye igihugu cyacu ngo ukigirire neza, komeze kukibera amaso. Sengeye Afurika ngo uyirinde, dusengeye isi yose ngo uyiteho, iki cyorezo kitwugarije, nyagora ku ngoma nta wundi ufite ububasha n'ubushobozi bwo kukirangiza. Turaguhamagaye ngo ukidukize mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Imana ibahe umugisha cyane.